Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Ikigisho cya 362 turacyari kwiga ku ijwi ry'Imana. Reka dusenge. Dushyize izina ry'Imana Data twese hejuru, duhaye icyubahiro Imana Data twese umugira neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ugira neza bugacya bukira nk'uko wamurimbye aririmbye, tuguhaye icyubahiro mwa Imana. Baturinze ubana natwe, turagushimiye. Turakurinze ngo Uwiteka mwa Imana aya masaha utugire neza, utweze kandi utunganye mu izina rya Yesu. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe aba ari bwo buza gusa, ibyo udushakaho ari byo bitubaho gusa mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga cyane ngo tubo tugiye kumva ijambo ryawe Uwiteka mwa Imana, amatwi yacu afungukire kumva no kumvira mwa Imana, imitima yacu n'ubwenge bwacu mwa Imana bifungukire kumva no kumvira ijambo ryawe. Dushyize ubuzima bwacu mu biganza bya Mwuka Wera kugira ngo udutegeka kandi udutuyobora, kugira ngo mwa Imana duhabwe guca ugufi gutuma tumwumvira ibihe byose. Dushyize ubuzima bwacu mu biganza by'ubushake bwawe kugira ngo mwa Imana mu bushake bwawe bwo butubaho gusa. Dushyize ubuzima bwacu mu biganza by'ijambo ryawe kugira ngo ijambo ryawe ryo ritegeka kandi riganza mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, dushyize hejuru izina ryawe Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma mu Kuva ibice 23 umurongo wa 20 kugeza kwa 22. Biravuga ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyanaho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Ibyo biri mu Kuva ibice 23 umurongo wa 20 kugeza kwa 22. Ntazababarira gukiranirwa kwanyu. Ni ukuri koko iyo umuntu acumuye asaba Imana imbabazi akababarirwa, kandi Imana imukuraho ibihano byayo byose. Ariko hariho ibihe bimwe ucumura ukagira ibyo utakaza, ariko ntunababarirwe, kandi ibyo utakaje bikagenda burundu ntibibe byagaruka. Imana dutabare cyane. Iyo umuntu acumuye ku Mwuka Wera, kwa kundi umuntu asuzugura ijwi ry'Imana, burya ako kanya hari imigisha uhita utakaza burundu. Nta muntu wayikugarurira. Twabwiwe ko utazumvira ijwi ry'Imana atazababarirwa. Imana dutabare cyane. Umwuka Wera ntabwo akinishwa. Ndakwinginze, Umwuka Wera ntabwo akinishwa. Aho kugira ngo uzagende uvuga ngo Mana ndashaka kumva ijwi ryawe, uzabanza ugende usaba ngo Mana ndashaka kukumvira, kugira ngo ijwi ry'Imana rivugana nawe ubashe kumvira. Uwo kugira ngo Umwuka avuge hanyuma ntiwumvire, uburyo rwose uba wiciriyeho iteka. Imana dutabare cyane. Muri Matayo ibice 12 umurongo wa 31 kugeza kwa 32 haravuga ngo nicyo gituma mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka Umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye Umwuka Wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Ibyo biri muri Matayo ibice 12 umurongo wa 31 kugeza kwa 32. Fatira urugero kuri Mose na Aroni batumviye Imana ku mazi y'Imeriba, kandi ibyo byatumye batajya mu gihugu cy'isezerano nubwo bari inkoramutima z'Imana. Ibyo urabitekerezaho iki? Ese ntunibuka Abisirayeli banga kujya i Kanani kubera ubwoba? Icyo gihe Imana yishe abo bantu bose, yise abatizera, maze amasezerano yabo ahabwa urubyaro rwabo. Imana dutabare cyane. Uribuka se umwami Sawuli watakaje ingoma azize kutumva ijwi ry'Imana ryavugiraga mu kanwa ka Samweli umuhanuzi. Yewe tubona ko Samweli yamwingingiye ku Mana arira cyane, ariko n'ubundi ntabwo yababariwe. Nyereka umuntu umwe muri Bibiliya utarumva ijwi ry'Imana wahize iherezo ryiza. Ntawe wabona. Iyo umwami w'isi n'ijuru akuvugishije, ugomba kumwumvira nta mananiza. Iyo utabikoze nta kabuza, ntabwo wagira iherezo ryiza. Muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni kwiteka avuga. Ibyo biri muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Ese ubundi ugira ngo kumvira si we byungura?
cyane ko Imana itakuvugisha kugira ngo utere ubwoba, ahubwo ibikorera kuguha umugisha. Kuyumvira biri mu nyungu zawe bwite, burya ibishaka kuguhundagazaho imigisha myinshi cyane. Wibuke ibyo Yesu yavuze ko abahiriwe ari abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Uyu munsi nawe urabwirwa ko abahiriwe ari abumva ijwi ry'Imana bakaryumvira. Icyampa uyu munsi nawe ukaba muri abo ngabo, kandi uyu munsi isengesho ryanjye ni uko rimeze. Imana iguhe kuba muri abo bayumvira ibihe byose, iminsi yose, amanywa na nijoro. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mwami Data, twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye, uri umurengezi wacu kandi uri umutabazi wacu. Nawe twakunganya nawe, nawe twaguhanya nawe, uri Imana nziza, uhabwa icyubahiro. Uwiteka Mwami Data, twese tumaze kumva ijambo ryawe. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose, ubwami bwawe buze iteka ryose, ibyo ushaka bitubeho iteka ryose. Turasenga cyane ngo Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, uduhe ikigega cyo guca bugufi muri twebwe kitarangira, gituma igihe cyose twumvishe ijwi ryawe Mwami Imana tukumvira mu izina rya Yesu. Ntabwo dushaka kukumva hanyuma ngo tugusuzugwe, biragatsindwa nawe nyakubahwa Imana, ahubwo turashaka kukumva hanyuma tukakumvira. Ijwi ryawe ryakumvikana mu matwi yacu, tukaryumva, tukarisobanukirwa kandi tukaryumvira nyakubahwa Imana. Kugusuzugura bijyanwe kure y'amahema yacu, kugusuzugura bijyanwe kure yacu rwose, mu izina rya Yesu Kristo. Utwuze guca bugufi gutuma tukumvira iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twize, uhabwe icyubahiro Data wera, amen. Isezerano ry'umunsi turisanga muri Luka ibice 11 umurongo wa 28 havuga ngo Yezu aramusubiza ati, ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Ibyo biri muri Luka ibice 11 umurongo wa 28. Nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha ko kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha ko kumva ijambo ryayo. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo Imana ikuze umugisha wayo, Imana ikuze imbaraga zayo nyinshi, Imana ikuze ijambo ryayo, Imana ikuze umwuka wayo wera, Imana ikuze amahoro, Imana ikuze urukundo, Imana ikuze guca bugufi. Haleluya cyane. Imana ikuze gutungana, Imana ikuze ubunyangamugayo, Imana ikuze kwera, Imana ikuze kwizera, Imana ikuze kwihangana. Mu izina rya Yesu, Imana ikuze ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga cyane ngo Imana ikuze guca bugufi kwinshi cyane, gutuma wemera kumva no kumvira umwuka wera. Imana ikugenda imbere, Imana ibane nawe, Imana ikugote imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, hejuru no hasi. Imana ibane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Niko gusaba umugisha, Imana ikugirire neza, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.